Amen. Yesu nashimwe bene data kandi bakunzi bacu, mwebwe mwese mukurikira ishimwe ry'Imana TV, mukaba munakurikira Bohoka Africa TV. Turabashuje kandi turabahobeye, kandi ni ukuri tubasaba umugisha uvuye ku Mana. Mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bohoka Africa TV no ku ishimwe ry'Imana TV, Imana ibaha umugisha. Ariko nawe utarayikanda, turakwinginze ngo ukimara gukurikira ibiganiro byacu udufashe kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukanda subscribe ndetse ukora like na share nako ugatanga na comment. Ni ukuri urabudufashije kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi bukagera kuri benshi, kandi n'inkunga ikomeye uraba uduteye. Rero tugira umugisha wo kubana n'umutumirwa wacu ari we General Mamamahanga. General Mamamahanga, turagushuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Kristo, bakunzi b'umusaraba, ndabayambiriye cyane cyane. Abakunzi ba Bohoka Africa TV ni channel nshyashya, abakunzi ba ishimwe ry'Imana TV naho twabanye, munatwereka ko mudukunda. Imana y'amahoro ibampera umugisha cyane mwese mwakurikiye ibiganiro byacu, mugakora subscribe, mugakora share. Ni ukuri mwadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, turacyabashimira. Rero nk'uko yarabivuze, benshi dusanzwe tuziranye, ndashima Imana. Esther General Mamamahanga, ni ukuri data wo mu ijuru aracyanzigamye, kandi nshimye ko namwe kibazigamye. Mwami Yesu abampera umugisha cyane. Yego, urakoze. Natwe tukwifurije umugisha w'Imana, kandi Imana igukomeze. Twari tumaze iminsi dutekereza twibaza, se General yagiye ko tutakimubona, ese wabaye amahoro? Murakoze cyane. Esther General ari amahoro, ariko kandi turi mu isi irimo Satani n'abakozi be, ntabwo babuze kurwana. Ariko iyo wiwe yaravuze ngo ntabwo nzikuraho gukiranuka, ubwo yari ari mu bigeragezo. Nanjye rero nahuye na byinshi, mpura n'uburwayi, mpura na aksida, amaguru yose agira ikibazo, ariko nshima Kristo ko ndi amahoro kandi yanzigamye, namwe yarabazigamye. Abakunzi bacu bose turashima Imana, ndi amahoro mu by'ukuri. Nishimiye kugaruka kuri izi kamera, nanabwira abakunzi bacu ko iyi channel ya Bohoka Africa ni channel nshyashya, ni channel ya General Esther Mamamahanga, ni channel y'Abanyafurika. Mu by'ukuri niba ukunda Afurika ukaba wiyifuriza kubohoka ikava mu bukoloni, ikaze tujye tubana kuri iyi channel Bohoka Africa. Tuzajya dutambutsaho ubutumwa bwiza, kandi tuzajya dutangaho ibitekerezo. Nanaho ikaze abantu mwese mufite ibitekerezo kuri Bohoka Africa byatuma Afurika ibohoka, n'ikaze turabatumiye cyane kuri iyi channel. Kandi ukore subscribe, ukore share, kandi no kuri iyo nzogera, dufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni inkunga yawe ikomeye. Ndashima Imana ko yemeye ko tuyifungura, si uko twananiwe kuyifungura kera, ahubwo tukagira ngo data twemerere. Imana ibampera umugisha mwese mwakoze subscribe mutaranamenya ko ari iyanjye. Imana ibaha umugisha cyane, barakoze. Reka tukwemerere usenge, hanyuma uduhe na message yose Imana yaguhaye, kandi ni ukuri Imana igushyigikire. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. kandi
reka nsabe abakunzi bacu bose aho muherereye muri gukurikira iki kiganiro. Ndabizi ko ufite byinshi wifuza gusengera, ufite byinshi uri gusaba data uyu mwanya. Zamura kwizera kwawe mu kibazo ufite cyangwa mu cyifuzo ufite, dusenganire isengesho data irurukire kubana natwe. Turagushimiye data mwiza, tugushimiye kuri Imana igira neza, Imana y'ibambe n'imbabazi. Icyubahiro ni icyawe, wagize neza, waratuzigamye data, warandinze haba mu burwayi haba gisida nakoze. Ndagushimira ko wabanye nanjye papa mwiza, nukuri muzamuriye icyubahiro. Hoya ntabwo nzigera ku gihundi, hoya papa wagize neza, ndabigushimiye uyu mwanya. Yemera ngushimire wazigamye abakunzi bacu, ari ababohoka TV, ari abishimwe ry'Imana TV. Data ndagushimye, warabazigamye utuzigamira abacu mu miryango, uzigama abera nubwo hari abo washimye gucyura. Data nabyo turabigushimira kuko usarura nahawe ntawe ukubaza ngo uragira ute, niko wabishimye. Turagushimye. Nyemerera rero data mwiza uyu mwanya twebwe tuguhaye ikaze papa mwiza. Nyemerera ururukire kubana natwe, dutangiye iki kiganiro utangirane natwe, uze gusozanya natwe. Reka Mwuka Wera aganze mu izina rya Yesu, nawe umuyobozi, nawe umugenzuzi, nasakaza ubu butumwa bugere mu mpera enye zose z'isi. Mwami bukora icyo wagambiriye data gukora ku bwoko bwawe. Ndagushimiye papa mwiza, tuwoze iki kirere mu izina rya Yesu Kristo, bitavuga Imana byose tubifashe miri. Yemerera kandi uyu mwanya tukwinginge mw'iki kiganiro ubora ubwoko bw'abarwayi bakira, bafite ibibazo basubize mw'iki kiganiro. Abantu babona Imana, bamenye neza, basobanukirwe ko ari wewe Mana yonyine iri hejuru ya byose kandi ubirusha imbaraga, kandi uri hejuru y'ibitabo kuvuga ya bya bindi byose biri gukwirakwira mu isi binamura ubwoko bwawe, bisahura ijambo ryawe, bisahura abana bawe, byongera kugusha bera n'abakomeye mu izina rya Yesu. Uyu mwanya tubifashe miri. Nyemerera imbaraga zawe zisakare kuri buri umwe, yongere kumva akomeye, yongere kubona umutsima utunga ubugingo n'amazi, yongere kubona itabaza rimurikira intambwe z'ibirenge bye, yongere kuzura Mwuka Wera. Nyemerera abatarakumenya bakumenye mu izina rya Yesu. Ngaho nuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo twizeye kubikoze. Amen, amen. Ndabashimira cyane abakunzi b'umusaraba, abakunzi ba Kristo. Nkunda kuvuga abakunzi b'umusaraba kubera ko umusaraba twabonyeho byinshi, twabonyeho gukizwa ibyaha ndetse tuboneraho ikamba ry'ubugingo. Simvuze ngo twarangije kuribona, ahubwo turi gusiganirwa kuribona, ariko kugira ngo byibura tube dufite ibyiringiro byo kuzabona uyu mugabane mu ijuru, nuko Kristo we yemeye akaza akapfira njyewe nawe kugira ngo tubohoke kandi dukizwe ibyaha cyari kutuganisha mu rupfu rw'iteka. Yesu ashimwe. Rero niyo mpamvu nkunda kubita inshuti z'umusaraba n'inshuti za Yesu Kristo. Ni ukuri nta gihombo kirimo, ujye ubyishimira ubinezererwe kuko biraturyohera kuba abakristo. Mana itugirire neza. Bene data bakundwa, nababwiye ngo dufite izi channel, ariko intego y'icano Bohoka Africa nuko dusakaza ubutumwa bwiza, ndetse data yagambiriye ko muri ubu butumwa bwiza ari naho tuzavugira
burya Afurika izabohoka ariko aribyo dutumwe na Kristo, aribyo dutumwe n'Uwiteka, atari bya bindi. Ntabwo tugiye muri politike, ariko data iteka ryose ashyiraho ubuyobozi, kandi ubuyobozi bwiza, ubuyobozi buyobowe n'Uwiteka bugira n'abahanuzi. Niyo mpamvu ya Bohoka Africa TV, kugira ngo dutambutse ibyo data yadutumye. Umwami Imana aduhana umugisha. Niyo mpamvu ko uyu munsi mbafitiye message ireba abakristo mwese, navuga ngo abanyamwuka mwese, abanyamasengesho mwese, abakunda Imana mwese, abashaka kandi ko Afurika ibohoka mwese. Imana iduhana umugisha. Mbafitiye message tugiye gutangira uyu munsi, ariko tuzagenda dukomeza kuganira kuri Bohoka Africa TV, tuganira uburyo Imana ishaka ko Afurika ibohoka, ndetse n'uburyo ishaka ko bigenda, haba ku bayoboye Afurika cyangwa ku bari mu batuye muri Afurika muri rusange. Imana itugirire neza. Ubutumwa bw'uyu munsi buri kuvuga ngo umunyafurika b'amaso, umukristo b'amaso. Ni ukuri, ni iby'igiciro cyinshi ko wabanye natwe muri iki kiganiro, uze no kugisoza. Biraba ari iby'igiciro cyinshi kandi ugisangize benshi. Ni ukuri, ni inkunga ikomeye ko uza gukora subscribe kuri izi channel. Data aduhana umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rikubiyemo message mfite uyu munsi. Ni ijambo riri mu gitabo cya Nehemiya. Imana yacu itugirire neza. Nehemiya turasoma igice cyaho cya mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, aho Mwuka ashima ko tugeza niho turi bugeze. Amagambo ya Nehemiya mwene Hakaliya mu kwezi kwitwa Kesilavu, mu mwaka wa 20, mu mwaka wa 20, ubwo nari ibwami Ishushani. Hananiya wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda. Mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe. Mbaza n'inkuru ya Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru, Mana itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumva, amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi, ku manywa na nijoro nsabira abagaragu bawe b'Isiraheli. ntature ibyaha by'Abisiraheli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twagukurikiraniye data, twagukurikiraniweho data cyane, kandi
ntitwitondera amategeko yawe n'ibyategetswe n'amategeko. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bene data abanyafurika, bene data abanyarwanda, abarundi, ababasha kumva ururimi mvuga, mwese twakire neza ijambo ry'Imana. Iyi ni intangiriro y'amagambo yo muri iki gitabo cya Nehemiya, ndetse ibe n'intangiriro y'amagambo tuzavugira kuri Bohoka Africa. Mwabonyeho ibiganiro bitandukanye nagiye nshiraho, ariko ni ibiganiro byari byatambutse, muraza kumbabarira kuko nibwo ntabwo nabashaga kuyikoresha, kuko nibwo yari igitangira kandi nari ndwaye. Imana ibagirire neza. Ariko niyo ntangiriro y'iyi Bohoka Africa, y'ibiganiro tuzagira kuri iyi Bohoka Africa, urugendo rwo kubohora Africa mu isi y'umwuka, dusenga kandi no mu isi y'umubiri. Ababyumva barabyumva cyane. Mana itugirire neza. Ariko dutangiye n'aya magambo ngo Nehemiya yari ari kubaza uburyo abasigaye Yerusalemu bataganywe ubunyage, batishwe, cyangwa se abasigaye mu gihe haterwaga, hatwikwaga, mbese bari bameze. Yabazaga amakuru y' Yerusalemu. Ni nk'uko abantu batari muri Afurika mubaza amakuru ya Afurika, ni nk'uko abantu batari mu Rwanda mubaza amakuru yo mu Rwanda. Rimwe bakabaha meza cyangwa bakabaha mabi. Ni nk'uko abantu mutari i Burundi bamubaza amakuru y'i Burundi. Mbese buri wese afite uburyo, afite ishaka ryo kubaka umurimo muri Afurika cyangwa mu gihugu cye. Mana itugirire neza. Ariko data yambwiye ngo mbwire abanyafurika ngo iki gihe nicyo cyane cyo guhaguruka tukabohora Afurika, abe mu isi y'umwuka cyangwa abe mu isi y'umubiri. Mana itugirire neza. Abasirikare bo mu buryo bw'umwuka barabyumva, ndetse n'abasirikare bo mu buryo bw'umubiri, kuko ibi byose bizakenerwa mu kubohora Afurika. Ariko Imana ishimwe ko hari ba Gideyoni Imana yazigamye bagiye guhagurukana ingabo, ko hari ba Dawidi Imana yazigamye bagiye guhagurukana ingabo zo kubohora Afurika, ko hari ba Nehemiya barimo mwuka w'Imana Imana yazigamye bagiye guhaguruka, bagiye gubohora Afurika. Afurika ikava mu moko Abahutu n'Abatwa n'Abatusi. Afurika ikava mu buretwa yashyizwemo n'abakoloni. Bene data bakundwa, igihe kirageze kandi kirasohoye. Ibyo Imana yavuze kuri uyu mugabane wa Afurika bigasohora. Ibyo Imana yavuze ku Rwanda, ibyo yavuze ku Burundi, ibyo yavuze kuri Kongo n'ibindi bihugu bigasohora. Afurika ikabamo Abanyafurika bafite ubumwe, bafite urukundo, batari mu kwaha k'umuzungu wabazaniye ubukoloni. Bafite urukundo rw'igihugu nyarukundo rudafite ibindi rurebeyeho. Tagiye guhagurutswa intwari nka Nehemiya. Mari tugirire neza. Ngo Nehemiya yumvishe amakuru y'i Yerusalemu ngararira cyane. Yavuze ngo ndarira, mara iminsi ndirira Uwiteka, senga ku manywa na nijoro. Mari tugirire neza. Kubwe gusenga kw'Abanyafurika baririye Afurika, Imana igiye guhagurutsa benshi ibohora Afurika. Igiye guhagurutsa benshi mu ntwari za Afurika. Baragiye ba Sankara, baragiye ba Mandela, ariko hari abandi bagiye guhagurutswa bakunda Afurika, bayifite ku mutima, kugira ngo Afurika imere uko Imana yayitubwiye, kugira ngo Afurika yongere iba Afurika itari
abanyafurika tutari munsi y'ibirenge by'umukoroni, abanyafurika bafite ubwenge. Data yadusezeranije ko igiye kuvukisha abanyabwenge, igiye kuvukisha abafite ubumenyi, igiye kuvukisha babasha gukora izi produit zacu, izi matière première, tugakoramo produit fini zikorewe iwacu muri Afurika, natwe tukazigemurira abazungu. Afurika ikagira agaciro, ifaranga rya Afurika rikagira agaciro, umuntu wa Afurika akagira agaciro, ntarebwe ngafatwe nk'inyamaswa, ntarebwe ngafatwe nk'ikintu kidafite umumaro. Afurika ikagira agaciro, umunyafurika akikunda, akaba proud yo kuba umunyafurika. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo mwikunde. Nimumara kwikunda mugakunda kuba abanyafurika, muzagira n'imbaraga zo gukorera Afurika, mukorere muri Afurika, ibi byose birangire. Mana itugirire neza, kugira ngo ube umukristo ni ukubanza ukemera Kristo agatura muri wowe, no kugira ngo ube umunyafurika ukunda Afurika, ukorera Afurika, ni uko uzabanza gushyira Afurika ku mutima. Mana itugirire neza. Hanyuma bya bindi watekerezaga ukabona ko bidashoboka, Imana izabihindura ibishoboka. Hari igihe abantu zitubivuga mukumva ari inzozi. Ntabwo ari inzozi, kuko Data avuganye natwe kaje kubikora. Avuganye natwe ko aje guhindura amateka. Avuganye natwe ko igihe abanyafurika baririye gihagije. Mana itugirire neza. Nehemiya ararira yatura ibyaha, yatura n'ibya bene wabo. Mana itugirire neza, yatura n'ibya abari batuye igihugu cyabo bose. Niyo mpamvu natwe ndi kwinginga abera bose, abakristo bose mutuye muri Afurika, ndabinginga mbwirijwe n'Umwuka Wera kugira ngo dushyire umutima hamwe, tubanze dusengera Afurika, tubanze duhuze umutima, tubanze twiyeze ubwacu, dusabire n'abera bo muri Afurika n'abantu ba Afurika imbabazi. Data azashira iherezo. Imana iduha Afurika, yimuwemo ibigirwamana, yimuwemo za nyabingi n'ibindi byose baterekera, mu izina rya Yesu. Yimuwemo izi mbaraga z'umwijima zinjiyemo z'ubutinganyi. Abasore bashaka kuba abakobwa, abakobwa bashaka kuba abazungu. Mbese hari ukuntu twamaze kugibwamo n'izindi mbaraga. Abantu bo muri Afurika ntidushaka kwikunda. Hari burya abazungu batwubatse, ariko turashaka ko umunyafurika yubakwa nk'umunyafurika akikunda. Mari tugirire neza, kandi nibyo Imana ishaka. Niba uremye mu ishusho y'Imana, jya wireba wikunde, unakunda umugabane yagushizeho, ko nta bantu bafite amahirwe menshi nk'abanyafurika, kuko n'uruhu yaduhaye ubwarwo rufite ubudahangarwa burenze urw'uruhu rw'abazungu. Ariko ntabwo tujya tubimenya, benshi dushaka no kuba abazungu, benshi duhindura uruhu rwacu. Ariko Imana itugirire neza, abanyafurika twongere tugaruke. Mana yambwiye ngo ngira abanyafurika benshi muri mu bihugu byo hanze, umugabane w'Uburayi n'ahandi. Mana yambwiye ngo igihe cyo gutaha kirageze, mukaza muri Afurika, imari zanyu mukaza kuzishora muri Afurika iwanyu. Mana itugirire neza. Yambwiye ngo igihe cyo gutaha cyanyu kirageze, kuko nabonye mwese benshi mupakiye amahamba. Ndashaka kuvuga ngo muzinga ibyanyu mwongera kugaruka muri Afurika. Nabonye abantu benshi mugarutse muri Afurika, kandi Afurika mukayigiriramo amahoro. Ntabwo ari turi kubasuka, ahubwo turi kubabwira iby'Imana yadutumye. Nabonye abantu benshi mugaruka muri Afurika, mu bihugu muvukamo, mushora imari mu bihugu byanyu, cyane Abanyarwanda, cyane Abarundi. Mwebwe birasohoye kandi vuba, ni mu gihe gitoya. Abarundi
abarundi birasohoye, abanyarwanda bigiye gusohora, ndavuga ngo bizahera i Burundi. Abarundi mwese muri hanze y'iki gihugu muzagaruka iwanyu mu gihugu cyabohotse, cyari igihugu cy'amata n'ubuki. Nabonye mupakira ibintu mugaruka, nabonye musora imari mu gihugu cyanyu cyongera kuba paradizo, nabonye mwubaka imihanda myiza, nabonye mwubaka ama etaje, nabonye mufite igihugu cyose kibona kiri mu mucyo, kirabagirana. Mu yandi magambo, Imana itugirire neza. Banyarwanda, abanyarwandakazi, barundi, barundikazi, munteze amatwi uyu munsi, abantu mwese muri muvuka muri Afurika mubasha kunyumva, ndagira ngo nkwibutse ngo data aravugana nawe ngo ntusibe gusenga, ntutuze, kuko uko dusengera Afurika ngibohoke, muze mumenya ko ikiza cyose Satani arakirwanya. Rero ntiduhweme gusenga nkuko Nehemiya atahwemye gusenga no mu gihe yari arimo yubaka, habonetse abantu bamurwanya. Abo ni bande? Ni ba Tobiya na ba Sanibalati na ba Geshemu. Abo ntabwo turaza kubabura muri iyi Afurika bohoka, ntabwo turaza kubabura muri uku kubohora Afurika, ariko ndagira ngo ngutangarize, ngutware intwaro. Nehemiya we bari kubaka inkike z'i Yerusalemu, yategetse abantu be ko buri muntu wese yubaka ukuboko kumwe gufite intwaro, ukundi kugakora. Nibyo tugiye gukora, tugiye gukora ibirushaho kubohora Afurika no kuyiteza imbere, ariko dufite intwaro yitwa gusenga. Iyo yonyine niyo izatuma tunesha. Imana yacu ibaha umugisha kumva ubu butumwa, kandi unyemerere nawe wambara imbaraga, unyemerere wongere ugira ishaka ryo gukunda uyu mugabane, ryo gukunda igihugu, kandi ugisengere. Biratubwira ngo musengere igihugu, kuko amahoro yacyo muri kugisabira ariyo muzabamo. Nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo ibibazo byaba byinshi, hamwe no gusenga byose bikurwaho. Data agakora icyo yagambiriye, kandi kuri uyu mugabane yagambiriye gukora ibyiza. Hari igihe kinini twabaye mu bucakara, Data arabirambiwe, natwe kuko twabirambiwe tugafata igihe cyo gusenga. Ndakwinginga mbwirirwe na Data n'Umwuka Wera, ndakwinginga ngo iki nicyo gihe cyawe cyo gusenga, cyo gukora ufite intwaro. Sanibalati na Tobiya barahari, ndetse no mu byo ukora hari igihe ubabona. Hao Data aravugana nawe, aravuga ngo amara imbaraga, senga, kandi wambara intwaro zose z'Imana, kandi usengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ikiruta musabira abera, kandi dusabe iherezo ryiza. Reka nsoreze hano message Data yamaye ni iyi ngiyi Imana yampaye kubashikiriza mu izina rya Yesu. Data arakoze kubana nanjye muri uyu mwanya. Reka mvuge ngo shalom shalom. Yego, urakoze kubw'ubutumwa utambukije. Imana iguhe umugisha, kandi ni ukuri wakoze nawe kumvira umwuka. Umuririmbyi aravuga ngo jya wumvira umwuka, nawe wakoze kumvira umwuka. Rero twagira ngo tugusabe, niba nta yindi meseji cyangwa se ikindi waba wibagiwe, usenge. Ariko niba wakibagiwe, uragisubira kivuga, hanyuma utange nimero ya telefoni yawe kugira ngo umuntu ugushaka wese akubone. Murakoze cyane. Ntacyo nibagiwe kuko message mfite uyu munsi yari iyo ngiyo. Hari abantu benshi bamenyereye ko ntanga message idasanzwe kuri Dawidi. Uyu munsi nta message mfite kuri Dawidi. Icyo nakongeraho ni ukubaha nimero za telefone mwatubonaho. Wifuza kubana natwe, tugira groupe abasirikare ba Kristo
ni gurupe y'abanyamasengesho turasenga buri munsi. Rero tugira n'umunsi w'umwihariko wo kwiyiriza wo kuwa kane. Ushaka kubana natwe cyangwa ushaka kugira ikintu mbaza, mpamagara cyangwa unyandikire kuri 0789330736. Nimero ya gurupe ni 0739533670. aho hose wabonaho mama w'amahanga. Icyo washaka kumbaza cyose, nkunda kubabwira ngo kibe cyiza cyangwa ikibi wagitekereje, ndahari ngo musubize. Ntabwo njya nanga kubasubiza ku byo mubajije byose, cyangwa se uvuga ko dusengana kuri izo nimero watubona. Imana ibampe umugisha. Karibu no gusenga. Reka dusenga Imana. Reka nkwinginge wowe wabanye natwe kandi wakomeje kwizera, wongere ukuzamure, twongere dusengane. Data wa twese mwiza, turagushimiye, wagize neza, wabanye natwe muri iki kiganiro. Tugushimiye ko usozanije natwe, kandi twongere kukwinginga. Hari bene data bari kumwe natwe bakurikiye iki kiganiro, bafite intambara z'ubuzima zitandukanye. Abarwayi nubakize mu izina rya Yesu. Twakubonye ukiza indwara, twakubonye utegeka ibintu byose bikakumvira. Urategeka abadayimoni bakakumvira bagahunga. Urategeka amakanseri agakira. Urategeka sida na diyabete zigakira. Urategeka imitima igakira. Urategeka amahepatite agakira. Urategeka papa amarozi akava mu bwoko bwawe. Urategeka byose bikumva. Nyemerera utegeke ku buzima bw'uyu muntu. Nyemerera utegeke ku buzima bw'uyu muntu umaze igihe kirekire yarabuze urubyaro. Mu izina rya Yesu turacyafite kwizera, uracyarema abana bazima. Murimo wawe wo kurema nurawusoza. Mu izina rya Yesu dusengeye abantu badafite urubyaro, nubaha urubyaro. Wiheka byababera, gukikira abana bikababera, bakabosa bakitwa ababyeyi. Papa, baremera amashimwe, ubahimirija. Natwe tuvuga ngo mwaka utankiciye, nubaremera abana bazabe bateruye impinja. Urakoze papa, urakoze kuri Imana. Ari wowe wenyine ugize icyurema kandi ukagikomeza ku buzima bw'aba bantu. Ndagushimiye. Agura umurimo wawe usakare mu mpera zose z'isi. Ndakwinginze ngo abatarakizwa nibakizwe mu izina rya Yesu. Menyesha abantu bawe ko ari wowe Mana iri hejuru ya byose biringiye, ibarusha imbaraga. Hari abasenga ibigirwamana ariko bamaze kumenya ko hejuru yabyo hari. Data, n'abandi nubamenyeshe ko hejuru y'ibyo biringiye hari imbaraga zawe kandi zikomeye. Hari imbaraga zawe zirema ubuzima bufatika. Hari imbaraga zawe zihindura amateka. Reka bimenyekane ku bwoko bwawe, reka bimenyekane muri Afurika. Turayisenze mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zisakare mu iki kirere cya Afurika. Bitavuga Imana bihunga Afurika. Mukoroni n'amoko bihunga Afurika. Mu izina rya Yesu uturemere umunyafurika muzima ufite urukundo, ukunda igihugu. Turemere umunyafurika muzima, umunyafurika ufite ubumenyi, utabuhiga hanze. Data yanabuhiga yakaza kubukoresha muri Afurika. Turemere umunyafurika ufite icyubahiro ahawe n'ijuru, atari icyahawe n'ab'isi. Papa, ndagushimiye kuri Imana yumvishe gusenga. Ndagushimiye kandi ko hari byinshi usenye, hari n'ibyo wubase. Mu izina rya Yesu urakoze mubyeyi mwiza, kuri Imana iri kumwe natwe none n'iteka ryose.
amen 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 amen. Shalom, nakagaruka. shalom